Kubura imihango kandi warakoze imibonano mpuzabitsina bishobora gutuma ukeka ko wasamye cyangwa se watwaye inda kandi wenda utayifuzaga. Ni kimwe mu bintu nanone biza ku mwanya wa mbere mu bintu bihangayikisha igitsina gore, baba abakobwa cyangwa se abagore. Muri rusange rero burya wari uzi ko hari ibindi bintu bigera kuri 7 bishobora gutuma ubura imihango kandi udatwite? Muri kino kiganiro rero nibyo tugiye kukubwira. Ubundi umugore wese ugeze mu myaka y'ubukure cyangwa se y'uburumbuke atangira kubona imihango buri kwezi. Byibuze rimwe mu kwezi akabona iyo imihango kenshi ukwezi kwabo gukunda kuba kuri hagati y'iminsi 21 ndetse n'iminsi 35. Ariko rero hari igihe bibaho ko ushobora kubura imihango kandi bitewe n'izindi mpamvu zitandukanye kandi zitari ugutwita. Muri kino kiganiro rero reka turebere hamwe izindi mpamvu zitari ugutwita zishobora gutuma ubura imihango. Impamvu ya mbere ishobora gutuma ubura imihango kandi udatwite ni imyaka yawe. Burya umubiri w'umugore iyo agenda akura aba ashobora kubura imihango, bikaba ari ibintu bisanzwe kandi adatwite. Cyane cyane iyo umugore yinjiye mu gihe cya menopause, ni igihe cyo gucura ku bagore, bashobora kubura imihango rwose, bikaba ari ibintu bisanzwe ndetse ni n'ibintu bisanzwe kuko baba bagomba kuyibura bitewe n'uko umubiri wawe hari imisemburo yagiye igabanuka, indi ikaba itakiba mu mubiri ndetse n'intanga burya z'abagore akenshi zirashira zikaba zarashizemo. Igihe cya menopause rero ku bagore igihe bakigiramo bigenda bitandukana bitewe n'umubiri we ndetse n'imisemburo yari asanzwe afite mu mubiri we. Akenshi ku myaka 45 hari abahita binjira mu gihe cya menopause, hari nabo bitinda bigatangira ku myaka 55 batakibona imihango. Ariko hari igihe kibanziriza menopause cyitwa perimenopause. Ni igihe gikunda kugaragara hagati hejuru y'imyaka 35 kuko hari abo bishobora kuza kare ku myaka 35 bakaba barinjiye muri icyo gihe cya perimenopause. Ni igihe umugore ashobora kwirenza, akaba ashobora kumara byibuze amezi 2 atarabona imihango, akaba ashobora kugira ngo yarasamye kandi atarasama, ahubwo ari igihe cyo gucura agiye kwinjiramo. Akaba atarasanzwe yirenzaga, ahubwo agatangira kwirenza kubera ko yinjiye muri icyo gihe cya perimenopause. Nanone hari izindi mpamvu zishobora gutuma ubura imihango kandi rishamikiye ku gukura cyangwa se ku myaka yawe, bitewe nyine n'uko umubiri wawe ugenda hari imisemburo utakibona. Indi mpamvu ishamikiye ku myaka ishobora gutuma ubura imihango kandi udatwite ni ukuba imirarantanga yawe itagikora neza cyangwa se amawovere yawe atagikora neza, afite ikibazo cy'uburwayi. Yitwa primary ovarian insufficiency cyangwa se POI. Kino gihe umugore ahereye ku myaka 40 aba ashobora kubura estrogen, umusemburo estrogen uhagije. Ibyo bikaba bishobora gutuma rero abura imihango cyangwa se akabasha kwirenza bitewe n'uko umusemburo wagabanutse, ariko akenshi biza bishamikiye ku myaka kuko bitangira hanini ku myaka 40. Nanone umugore hari igihe cyangwa se umukobwa ashobora kwinjira mu gihe cya menopause hakiri kare. Cyane cyane ngo bikunda kuba ku bagore bagera kuri 5% by'abagore bose binjiye muri menopause. Menopause ikaba ishobora gutangira hagati y'imyaka 40 ndetse na 45. Kino gihe nyine umugore abura imihango burundu, akaba ashobora kuyibura burundu nyine kuri iyo myaka kandi akiri muto cyangwa se bikigaragara ko akiri muto. Ibyo bivuze ko yinjiye muri menopause, ariko akenshi menopause ku bagore benshi itangira ku myaka 50 nibwo batongera kujya mu mihango cyangwa se bakayibura burundu. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma ubura imihango ukaba ushobora kwirenza cyangwa se ukamara igihe kinini utabona imihango kandi udatwite ni stress cyangwa se imihangayiko. Burya stress cyangwa se imihangayiko ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ubura imihango. Stress ishobora guterwa no kuryama cyangwa se uburyo witwara, ibyo urya, ibyo uhoramo, ibyo ukora ndetse n'impamvu zitandukanye. Ibyo byose bishobora kugira ingaruka ku buryo umubiri wawe witwara, cyane cyane mu bijyanye no kujya mu mihango, ku buryo umugore cyangwa se umukobwa ashobora kwirenza bitewe na stress yonyine ashobora kuba afite cyangwa se indwara z'imihangayiko ikabije. Iyo umuntu afite stress hari umusemburo witwa cortisol uvuburwa mu mubiri we.
Uwo musemburo rero ukaba ushobora kugenda ukagira ingaruka mbi ku bwonko zo gutuma ushobora kubura imihango, cyane cyane ku gace ko ku bwonko kitwa hypothalamus, niko uwo musemburo ugiraho ingaruka bigatuma rero ubura imihango cyangwa se ukaba ushobora kwirenza, kandi bitewe n'imihangayiko gusa wifitiye cyangwa se imibereho yawe, guhindura ikirere, guhindura ubuzima, ibyo byose bikaba bishobora gutuma ubura imihango. Burya hari nk'abakobwa cyangwa se abagore bashobora gutangira ishuri bakabura imihango bitewe no kuba batangiye stress z'amasomo, cyangwa se akaba yahinduriwe nk'akazi akajya gukorera nka kure y'umuryango, cyangwa se kure bimugoye kugera, ugasanga yagize stress bikamutera imihango, kubura imihango, cyangwa se akaba ashobora kwirenza. Impamvu ya gatatu ishobora gutuma ubura imihango kandi itari ugutwita, udatwite, ni uburwayi bwitwa polycystic ovary syndrome. Ni uburwayi aho umugore aba afite imisemburo myinshi ya kigabo ikaba yaraganjije iya kigore. Iyo misemburo yitwa androgen, iba ari imoko bwinshi, ndetse ahanini biterwa n'ikibazo cy'imirerantanga ye, iba ifite ikibazo, ifite nk'ikibyimba, ifite agasiste, cyangwa se n'ikindi kintu cyose gituma idakora neza ku buryo ibasha gukora imisemburo ndetse no gukora mu buryo bukwiye. Ariko iyo umugore afite kino kimenyetso cyangwa se afite uburwayi bushobora gutuma abura imihango, hari ibindi bimenyetso agenda agaragaza, biri nko kuba yazana ibintu bimeze kuba yazana nk'uduheri mu maso, mu gituza, cyangwa se mu mugongo, kuba uruhu rwe rushobora kugenda rugira amabara asa naho yirabura, ndetse no kugira umusatsi, akaba ashobora no kuzana impwempwe cyangwa se imisatsi myinshi ku nda, akaba ashobora kugira nyine ibintu bimeze nk'iby'abagabo. Ndetse nanone burya umugore cyangwa se umukobwa ufite kino kibazo aba ashobora kugira ibiro byinshi, akiyongera mu biro, cyangwa se bikamugora, akananuka kuma ku buryo kwiyongera mu biro bimugora. Ibyo byose bigenda bitandukana bitewe n'umubiri we. Iyo rero umugore afite uburwayi bw'imisemburo myinshi ya kigabo yaraganje ya kigore, ashobora kubura imihango nawe kandi adatwite, bikaba ari ibintu bisanzwe, ariko ubu ni uburwayi buvurwa, akaba ashobora guterwa imisemburo ya kigore, akaba ashobora gukira burundu, cyangwa se niba ari nk'ikibyimba kibitera kiri mu mirerantanga ye, muri ovaries ye, akaba ashobora kukibagwa bigakira bikarangira burundu. Impamvu ya kane ishobora gutuma umugore cyangwa se umukobwa abura imihango itari gutwita, akaba ashobora no kwirenza kandi adatwite, ni ukuba afite ibiro byinshi, afite umubyibuho ukabije, cyangwa se ananutse mu buryo bukabije. Burya umugore ufite ibiro byinshi cyangwa se umukobwa ufite ibiro byinshi, afite obesity, aba ashobora kubura imihango bitewe no kuba umubiri we nyine ari munini cyane, kandi imisemburo idahagije bijyanye n'ingano y'umubiri we, imisemburo yari asanzwe afite. Nanone burya umuntu unanutse bitewe n'inzara, atari kubona ibihagije byo kurya, cyane cyane burya nk'abakobwa bajya bagira uburwayi bwo gutuma batarya neza, bakeka ko bari kubyibuha cyane, akaba ashobora no kubura intungamubiri runaka mu mubiri ku buryo ashobora no kurwara indwara z'imirire mibi. Icyo gihe aba ashobora kubura imihango, bikaba ari ibintu bisanzwe, ahubwo ari intungamubiri zibura mu mubiri we, bigaragaza nyine ko ashonje cyangwa se afite imirire mibi. Ibyo ahanini bishobora gupimirwa ku byitwa body mass index cyangwa se BMI, aho umugore cyangwa se umukobwa ashobora kubyikorera we ubwe akamenya aho ahagaze, niba afite umubyibuho ukabije cyangwa se ananutse mu buryo bukabije, ku buryo bishobora gutuma abura imihango. BMI rero kuyipima, kumenya uburyo ibiro byawe bingana, niba bijyanye, niba ufite umubyibuho ukabije cyangwa se ufite imirire mibi, uzapime, uzafate ibiro byawe, ugabanye uburebure bwawe ubukubye kabiri. Ibyo rero bizatuma ibisubizo uzabona nibyo bizatuma umenya aho uherereye. Niba ubonye ibisubizo biri munsi ya 16, ubwo tayari ufite imirire mibi. Niba nanone biri hejuru cyane, bikaba biri hejuru nka 29 gusubiza hejuru, icyo gihe ufite umubyibuho ukabije, obesity. Impamvu ya gatanu ishobora gutuma ubura imihango kandi itari gutwita, ni ukuba ushobora kuba uri gukoresha imiti iboneza urubyaro. Burya hari ubwoko bw'imiti itandukanye ikoreshwa mu kuboneza urubyaro, burya rero harimo n'ituma ushobora kutajya mu mihango mu gihe wayikoresheje. Imihango rwose igahagarara burundu, ukiberaho nk'umugabo nta mihango ujyamo, ukwezi kukaza, ukundi kukaza, amezi 3, 4 akirenga cyangwa se 5 utarabona imihango.
Iyo miti akenshi ni imiti ikoresha imisemburo itandukanye kugira ngo uboneze urubyaro, cyangwa se ikoresha mu kuboneza urubyaro. Murabizi ko hari uburyo bwo kuboneza urubyaro bukoresha imisemburo n'ubudakoresha imisemburo. Hari nk'abantu bakoresha udupira dushyirwa mu kaboko, burya turiya dupira ku bantu bamwe na bamwe dushobora gutuma babura imihango, ariko akenshi imihango iraboneka. Hari udupira dushyirwa mu nda ibyara, natwo burya harimo abadukoresha bakaba bashobora kubura imihango, ndetse hari n'ibinini byitwa progestin only pills cyangwa se POP. Ni ibinini nabyo umugore ashobora guhabwa bimurinda gusama byo kuboneza urubyaro, bikaba bishobora gutuma atabona imihango, bikaba ari ibintu bisanzwe kandi atarasamye. Mu gihe ukeka ko wasamye, ushobora kwipima rwose ukabona uri negatifu, nta kindi kibazo ufite. Impamvu ya gatandatu ishobora gutuma ubura imihango kandi udatwite, ni uko ufite ikibazo mu mvubura yitwa tiroyide. Tiroyide ni imvubura iba hafi mu ijosi hariya. Iyo yabyimbye babivuga ko umuntu yagize umwingo, hariya nyine umwingo ubyimbira niho tiroyide iherereye, burya ni nayo iba yarabyimbye mu gihe ufite umwingo. Iyo rero iyi mvubura ya tiroyide ifite ibibazo, uba ushobora kugira ibibazo byo kutajya mu mihango neza, ukaba ushobora kuyibura, cyangwa se ukajya mu mihango mu buryo buri iregiriye, cyangwa se ukayibura burundu. Iyi mvubura rero hari igihe ikora cyane igakora gake, cyangwa se igakora gake, ari byo byitwa nyine ko ishobora kuba ifite ikibazo. Burya tiroyide, iyi mvura ya tiroyide niyo igira uruhare runini mu bintu byinshi byo mu mubiri wacu, cyane cyane muri metabolisme y'umubiri, niyo ibasha no gutuma nanone umubiri wacu ubona imbaraga. Iyo rero idakora neza, uba ushobora kugira ibiro byinshi cyangwa se ukananuka bitewe n'uburyo idakora, kandi bikagira ingaruka n'uburyo ujya mu mihango ukaba ushobora kubura imihango. Impamvu ya karindwi ishobora gutuma ubura imihango, ni uko ufite uburwayi budakira cyangwa se uburwayi buri koronike nk'ubu bukurikira. Hari uburwayi bwitwa celiac disease, indwara za diyabete, n'izitwa PID cyangwa se pelvic inflammatory disease, zikaba ari indwara kenshi zifata abagore. Ariko burya no ku bantu basanzwe bari ku miti ivura uburwayi bwinshi budakira, cyane cyane nk'imiti ivura igicuri, imiti ivura indwara zo mu mutwe, imiti iturisha cyangwa se ivura indwara zo mu mitekerereze nka depression, imiti ivura kanseri, ndetse n'imiti ya tiroyide, bashobora kubura imihango, ariko bikaba ari ibintu bisanzwe rwose. Iyo miti iba ishobora kugira ingaruka mu kubura imihango mu buryo busanzwe, ukaba ushobora kuyibura kandi udatwite. Muri rusange rero, niba umaze amezi 3 cyangwa se 2 ukaba ukeka ko wasamye kandi ubona ntabwo inda ikura, cyangwa se warakoze imibonano mpuzabitsina ukaba ukeka ko wasamye kandi wirengeje, uzajya ufata agapimo ukagure muri farumasi upime inkari zawe urebe ko udatwite. Niba udatwite rero, ubwo ni imwe muri izi mpamvu yabiteye yatumye ubura imihango. Muri rusange rero, kuba wabura imihango ntabwo igihe cyose bisobanuye ko utwite, ahubwo ukwiye gutekereza nyine ukamenya impamvu yabyo ndetse n'imvano yabyo, kuko igihe cyose ubuze imihango burya ntabwo bisobanuye ko utwite, kuko hari izindi mpamvu zigera kuri 7 tukubwiye zishobora gutuma ubura imihango, kandi bikaba ari ibintu bisanzwe, atari ikibazo gikomeye, cyangwa se bakaba ari uburwayi nanone bwabiguteye ukwiye kuvurwa kandi bugakira. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika muri comment.